ushimwe eta ya mandu ya sire grere tokeri asika. Ndabona hari umuntu warungurikiranye wari ufite ikibazo cy'amaso, ariko ndabona hari ukunde Imana ibigenje ayo maso ngo yakire. Ushimwe uhabwe icyubahiro. Ikindi mbonye hari abantu bari bamaze iminsi bafite ikibazo cyo kurwara mu nda, ariko ndabona marayika w'Imana akoze mu nda zabo. Imana hari abandirinze ibintu byo kujya ku maseta bakabarwa kandi bakagwa ku maseta. N'uyu mwanya nje hari ahantu mvuye, hari ahantu hari ikigo cy'amashuri, ahantu bita muri koleji hepfo gatoya yego Nyemeramihigo. Yego bambamagaye mu masaa 4 bambwira ko hari umwana wari mu ishuri muri classe. Yego arangije mwarimu agiye kona bayikubise, abona umwana yikubise hasi. Yikubita hasi. Bamwita Benita. Uwo mwana yitwa Benita w'umukobwa. Yiga mu wa 3. Noneho amaze kwikubita hasi, umubyeyi we yahise amamagara. Umubyeyi nyine wa Benita. Wa mubyeyi wa Benita yaragiye gushakisha muri Kongo, ageze ahantu umupaka beta bamuhamagara. Bamuhamagaye nawe tamuhamagara. Arambwira ni rero ngize ikibazo, umwana wanjye ari kwishuri yikubise hasi, none ngo ntabwo ari kuvuga, ngo ntabwo ari kuvuga, ngo ari kuvugaguzwa cyane rimwe na rimwe, none wadufasha ukaza tukareba ko wenda wadufasha kumusengera. Wadufasha kwinginga Imana ikamworohereza. Yego nahise ndega kamoto ndiruka njyayo, ngeze mu rugo nzanga umwana bamukuye ku ishuri bamugishije mu rugo. Rwose ndasenze niyambaza n'abandi dufatikanya umurimo w'Imana babiri, hari abandi mfite babiri dusengana. Yego nabo baraje turasenze, tuhavuye umwana yahagurutse. Rwose tuhavuye umwana yahagurutse. Umubyeyi w'uwo Benita mama asigaye yambwira, akambwira ni cyagiye kwambazanga imbavu nakwise ngo Imana irakiza. None uyu munsi si abantu benshi bari kuza bakakugana ukabasengera abarwayi bagakira, ukabasengera ababuze urubyaro bakarubona. None izina nakwise mwana wanjye, urumva ndari ndi mu mwuka. Kandi koko wari umaze iminsi wihishe, ariko ni kuri wambonye. Nayo ndishimye cyane. Abantu benshi badukurikiye barifuza kuvugana nawe, barifuza kuguhamagara ngo umusengane, barifuza kumva Imana ikurimo, barifuza kumva imirimo n'ibitangaza Imana igenda igukoresha. Aho hano tubabwire gute tutatangira ikiganiro neza. Yes, ni byagacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Rwanda Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ubu ngubu nicaye mu karere ka Rubavu, aho nicaye ku nzu mu kaviranda, imvura imaze kugwa, aho ngiye kuganira n'umukozi w'Imana. Nkuko nabisezanyije abantu bakurikira Rwanda Plus, nabwiye ko ntazigira mbatenguha, ahubwo nzabashakira abakozi b'Imana bakiri imbaraga y'Imana, bakiri mu mwuka w'Imana, kandi bakora Imana neza mu gihe nk'iki, mu gihe kigoranye ariko nanone cyiza, aho umuntu ashobora gukurikirana ivuga butumwa ari ahantu hagiye hatandukanye. Uyu muntu wicano imbere kuri kamera za Rwanda Plus nibwo bwa mbere mwakiye, nabwo bwa mbere duhuye, ndetse nibwo bwamenye kumva uburyo avuga Imana. Cyakora ubuhamya bwe numvise ku bantu bamuje nawe nuko mbere twaganiraho gakeya, numvise ari umukozi w'Imana kandi uburimo neza. Singiye kukubwira ibintu byinshi, nawe udukurikiye uraza kubyiyumvira, ariko icyo nababwira ni kimwe, sinjya nibeshya ku mukozi w'Imana. Nanjye Imana iranyobora ikambwira uyu nguyu nicyo gihe cyanyacyo cyo kumuganiriza. Mutaza gucika intege, gusa nanjye mfite umwuka wera unyobora. Iyo nakiri umuntu musanzwe mubimenyereye. Hanyuma rero ntabatindeye cyane, reka mwakire. Koze w'Imana Karame, ndakwakiriye. Yego murakoze cyane. Ukuntu biri buze kugenda rero, yego uraza kuvuga turebana nje nawe. Yego. Sibwo bwa mbere ukoze ibintu bivuga butumwa gutya? Nibwo bwa mbere. Uraza kuvuga undeba, ninjye urareba gutya, ndeba hondi. Buri kintu cyose uvuga urabundeba, kandi nizeye ko Imana iri buze kudushoboza. Hanyuma rero reka dutangirane n'isengesho. Yego murakoze, reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kuri uyu mwanya, uhabwe icyubahiro. Turagushimye kubw'uyu mwanya tubonye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umaze iminsi ugenda ubimbwira, umbwira ko hari ukuntu ugiye kumbereza ivuga butumwa ryagutse. Turabigushimiye rero kubw'uyu mwanya. By'umwihariko dusengeye abantu bose bashobora kumva, Mana, mu izina ryawe Yesu bakurikiranye iki kiganiro, unyemerere buri wese agira icyo yunguka.
haba hari urwaye Mana agira icyo yumva akire mu burwayi bwe, haba hari umuntu ufite ibintu bigiye bitandukanye bisa n'ibyamuyobeye, unyemerere abone gukomera kwawe amaze kumva iki kiganiro. Turasenze ngo ubane natwe kandi imbaraga zawe zikomeze mu ruhande rwacu. Mbere ya byose turahagarika umwuka mubi wa Satani mu izina rya Yesu, ahubwo umwuka wera w'imbaraga ubane natwe muri uyu mwanya, kandi icyo ugambiriye kungoresha aba ari wowe ndaba ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Turagushimye ku bw'uyu mwanya tubonye, kandi dusengeye n'umuvandimwe wakoresheje ngo uyu mwanya ngo iki kiganiro kigegweho, nawe umuhereza umugisha ukora Imana ishoboye. Urakoze kuri mu ruhande rwacu twese mu izina ryawe Yesu, amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karubano kuri Rwanareke Plus, kandi nishimiye ko nawe unezerewe. Abantu bari buze gukurikira kino kiganiro cyaza gutambuka no kuri Ndi Umukristo TV. Ni buri kuri Rwanareke Plus turajya kuri Ndi Umukristo TV, hanyarukiye naho ukore subscribe, hose ni ibyiza babijya mu bindi, kandi hose ni ivuga butumwa rigenda rihaca. Hanyuma ndakwakiriye. Yego, murakoze cyane. Umeze ute? Meze neza, nda kibazo. Nda kibazo, Imana iri mu kumwe natwe. Ndakunda kubwira abantu ngo Imana iri mu kazi. Iri gukora. Imana iri mu kazi rwose, nubwo hari abantu babona ibintu bitoroshye, ariko icyo nzi neza Imana iracyakora. Iryo vuga butumwa ndemaranye igihe mu nzengero zigiye zitandukanye, ngira abantu ngo nibahumure, Imana iracyakora. Irahari rwose. Ibyo nibyo tugiye kugenda tugaruka cyane rwose. Tugiye kugenda tugaruka ku ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Nanjye nasezanyije abantu bababwira ati ngeze abashaka abakozi b'Imana rwose. Nyaboneka nuko wenda abantu batabyumva neza, ariko tuvuye ahantu dutuye tukajya no mu kandi gace tukareba uburyo bakorana n'Imana, cyangwa se tukareba amavuta ahari, nyama byadufasha kumenya Imana neza. Hanyuma rero reka dutange twibwira abantu badukurikiye kugira ngo tuze kubijyanamo neza. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Imanirakiza Jean de Dieu. Ngaba maze igihe muri ibi bintu ndi umuvugabutumwa. Njyewe hari abantu bakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana, njyewe nongeraho kuvuga ngo ahubwo ndi n'umwana w'Imana. Njye bivuga nanjye ibyo bintu. Impamvu kuko nasanze umukozi arakora yagera igihe bakamuhemba agataha, ariko kwitwa umwana w'Imana numva ari byo bimfasha, kuko uri umwana mu rugo. Umwana mu rugo rero ahora ateta kuri papa we, arateta ku babyeyi be, mbese igihe cyose ahora ari mu rugo. Niyakoze akora mu byasi cyane rwose. Ubu rero nanjye ntakenera ibihembo kuko abakora mu byi cyane rwose. Igihe cyose umubyeyi aramuhemba. Bivuze ngo natwe rero buri gihe cyose turi abana b'Imana, kandi Imana uko umubyeyi yifuza ko umwana we buri gihe cyose yahora ameze neza, natwe niyo mpamvu tuba tuzi ko turi abana b'Imana igihe cyose. Imana mbese ibidufite mu biganza byayo. Ibifuza ni ikintu. Nitwifuriza ngo witwa? Nitwa Imanirakiza Jean de Dieu. Imanirakiza Jean de Dieu. Urumva, ahubwo reka nongere uruhande rumwe nibashije kuri iri zina rimwe. Nabajije mama, ariko ubundi mama kuki wanyise Imanirakiza? Ni Imanirakiza. Imanirakiza Jean de Dieu. Jean de Dieu harimo ikindi kivuga ngo Yohana w'Imana. Numvise ari ibintu binejeje cyane. Noneho njyewe numva ko nzaba umuntu w'umukire ngatunga ifaraga byinshi. aba ari byo ngenderaho cyane. Noneho ndangije maze gukura, maze kwinjira mu bintu by'Imana, niho nasobanukiwe rya zina. Noneho ubu mama asigaye ambwira, akambwira ni cyagiye kwambazanga imbavu nakwise ngo Imanirakiza. None uyu munsi si abantu benshi bari kuza bakakugana, ukabasengera abarwayi bagakira, ukabasengera ababuze urubyaro bakarubona. None izina nakwise mwana wanjye, urumva ndari ndi mu mwuka. Kandi koko yerebye kure. Ubu rero nzigaye mbwira mama bati mama wari uri mu mwuka kunyita Imanirakiza, kuko uyu munsi hari abantu benshi bambamagara, nagenze ngira hamwe bagakira bagahereza abandi nimero zanjye bakazitanga. Nanjye rero nibuka rya zina mama yanyise, koko ngasanga nitwa Imanirakiza. Umuntu ashobora kwita yibaza ati se nta muntu wagukeneyeho ubufasha, umufasha kwinginga ku Mana, cyangwa se umufasha gusengana nawe, umwinginga Imana ngagenda atabonye neza y'Imana? Akenshi benshi twasenganye bagiye babona neza y'Imana. N'uyu mwanya nje hari ahantu mvuye, hari ahantu hari ikigo cy'amashuri, ahantu bita muri koleji hepfo gatoya, yego Nyemeramihigo. Yego bambamagaye mu masaa 4 bambwira ko hari umwana wari mu ishuri
muri classe yego arangije mwarimu agiye kona bayikubise abona umwana yikubise hasi yikubita hasi bamwita Benita uwo mwana yitwa Benita w'umukobwa yiga mu wa gatatu noneho amaze kwikubita hasi umubyeyi we yahise amamagara umubyeyi nyine wa Benita wa mubyeyi wa Benita yaragiye gushakisha muri Kongo ageze ahantu umupaka bahita bamuhamagara bamuhamagaye nawe tamuhamagara arambwira ni rero ngize ikibazo umwana wanjye ari kwishuri yikubise hasi none ngo ntabwo ari kuvuga ngo ari kuvugaguzwa cyane rimwe na rimwe none wadufasha ukaza tukareba ko wenda wadufasha kumusengera wadufasha kwinginga Imana kamworohereza yego nahise ndega kamoto ndiruka njyayo ngeze mu rugo nzanga umwana bamukuye ku ishuri bamugishije mu rugo rwose ndasenze niyambaza n'abandi dufatikanya umurimo w'Imana babiri hari abandi mfite babiri dusengana yego nabo baraje turasenze tuhavuye umwana yahagurutse rwose tuhavuye umwana yahagurutse umubyeyi w'uwo Benita tuhavuye ari kuvuga ni rwose Imana izakomeze bakoresha noneho nambavuye mbabwira ni uyu munsi mfite iyerekwa ko Imana irangoresha n'irindi vugabutumwa ryagutse ariko sinamenyaga iryari ryo ndago namenyaga iryari ryo mbese nanjye ndanezerewe kuba mbuye nawe uyu mwanya ndikumva mbese ndi mu mugambi w'Imana hari abantu nkunze kubaza ati ni cyagiye cyo wumvaga ngo nzakugirira neza uri muri nzayimana mbo Imana yari yarabivuze ariko ngayoberwaho bizaca kugira ngo burya Imana yavuze ngo tuzavuga ivuga ubutumwa byagutse n'ahandi hatandukanye twebwe turubyibazaho bikatuyobera rimwe na rimwe bikabacana bizagenda bite kuko ngaha mu gihugu cy'u Rwanda habi Kigali njyayo kubwiriza mu nzengero zitandukanye imuhanga n'ahandi hatandukanye mbere ubutayu bukigendwa za Kanyarira nabaga ndiyo hari umusozi biti Karama etuye imuhanga naho najyagayo mu mazi yo biti byumba hose twagiyeyo ariko Imana ikava ngo nzavuga ubutumwa no mu bihugu bitandukanye ngikanyobera ahangaha rero twageze hano ni kuri Wambonye wari umaze iminsi wihishe ariko ni kuri Wambonye nayo ndishimye cyane abantu benshi badukurikiye barifuza kuvugana nawe barifuza kuguhamagara ngo umusengane barifuza kumva Imana ikurimo barifuza kumva imirimo n'ibitangaza Imana igenda igukoresha aho hantu tubabwire gute tutatangira ikiganiro neza yego ikintu gibuze uyu mwanya birashoboka abo nyine abo bandi ikintu twababwira icyambere nuko tubabwira ko uyu munsi Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwabo kubera impamvu ni iyi arega Yesu yageze kwa Lazaro abantu bo kwa Lazaro bari babona ko bidashoboka babonaga ko Lazaro bamushyinguye ko byarangiye ko Lazaro yarangije gupfa ariko kandi wibuke ko Lazaro yari amaze 4 baramushyinguye ariko Yesu ahageze haleluya Yesu ahageze ababwira ngo uyu munsi abafashe igitare bakagishiraho abane nabo bagikuraho abafashe igitare bakamushyingura mbese igitare tubyite nguko rwakundi bafata umuntu bagacukura bakamushyingura Yesu yarabwiye ngo mwebwe mwashize iki gitare abari namwe mugikuraho uyu munsi rero ndatangarije abantu bangurikiye ko uyu munsi waba ufite ibyo ukora urugero uri umucuruzi urugero ufite urugo ukabona ibintu birimo kunanirana ukaba ufite abana ku ishuri biga ukabona ndakigenda rero uyu munsi wumve ko hari igitare Yesu aje gukuraho ubundi business yawe ikagenda neza akazi kawe kakagenda neza bwa buzima wabonaga budafite icyerekezo kandi wabonaga byanga uvuga ngo byaranze nta cyerekezo cy'ubuzima mfite uyu munsi yego uyu munsi ndatangariza abangurikiye ko hari igitare Yesu yiteguye kongera gukura ku buzima bwabo ibitagendaga neza bikagenda neza amen sasa reka noneho tubigenze gutya yego nkako twivuze gakeya imirimo n'ibitangaza Imana igende dukoresha muri iyi minsi nabyo tubivuzeho uburyo abantu nabo badukurikiye bari buze kwitega ikintu gikomeye kandi kidasanzwe nanjye nabibabwiye njya gutangira ndavuga ati uyu munsi kandi nkuko basanzwe babimenyereye njye ntago mpfa kuyoba nyine ngiye kuganira n'umuntu ntago mpfa kuyoba niyo ngiye kukuganiriza ntago mpfa kuyoba dushobora guhura 1 2 3 4 ariko umunsi Imana yemeye ko tuganira akaba ari uwo munsi Imana yagize ute yabipanze hanyuma rero reka tubigire gutya Jean Dodi karame hari abantu bashobora kuba bagukurikiye ariko batazi Jean Dodi yari umuntu ki yakijijwe ate ibi bintu bya mwene Mariya ni gute yabyisanzemo
tubwire ibintu bya mwene Mariya wabyisanze mute? yego murakoze cyane. Yego. Mbo by'umwihariko ukuntu nabyisanzemo, hari abantu baza umwe avuga ati byibuze ati ngewe natangiye ndi umunywa inzoga, Imana ingura mu kabari. Abandi nabo bakaza, abandi wenda nararwaye, Imana irangiza mbitanza mvuga Imana. Buri muntu wese rero bugiye turebye agira uko yashe, agira uko yahamagawe. aha yego, uko yahamagawe. Nanjye rero kuntu nayibonye muri ibi bintu, nge natangiye gusenga ndi umwana mutoya. Ndangira ngurira muri korari twitaga ku rusengero abagisiyoni y'abana batoya. Muri rusengero rwitwa Anglikani. Noneho ikintu cyanguriye muri iyo korari, twararirimbaga igihe twaririmbye, habagamo umuntu wari utuyoboye akazana utubumbo akaduhereza utubombo. Batangiye babashukisha amabombo. Yego bombo noneho bakaduha bombo. Noneho ngajyayo ngewe nikurikiriye bombo. Yego ngajya ku rusengero ngajya utubombo. Bigeze igihe rero ndakura. Twese turakura uko twabaga muri iyo korari turi abana. Tumaze gukura ageze aho arabihagarika. Zabo ntabakizizana. Zabo barazihorera, ariko twe tumaze gukura. Nari maze kugira ngo mu myaka 16 17 icyo gihe noneho twari tumaze kumenya noneho ibyo turimo ibyari byo. Ndaririmba mbu muririmbyi, maze ko muririmbyi ngera mu myaka 21 ngira umuririmbyi. Rero muri iyo myaka 21 mbita njya mu bintu byo gushinga urugo. Ndangira 21 nshinga urugo. Imana itangira kumbwira ngo ngiye kukubakira urugo. Ibyo mbibamo igihe kigeze. Noneho kubera gusenga Imana inambuza n'umukobwa, nawe twahuriye mu masengesho. Nawe umunyamasengesho. Ubwiza buza yego. Mbese kwa kundi ava ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Wowe nibyo byakubayeho. Bikomerezaho ubwo igihe kigeze. Ndangira ibintu byo gusaba. Ariko nzubiye inyuma, ibintu byo gusaba naho nahaboneye ibintu bitoroshe. Nagiye gusaba nzaba nta kintu nagiraga, ariko ngiye iwabo w'umukobwa mvugisha iwabo w'umukobwa Dani. Rero umukobwa wanyu naramukunze, ariko mwanyemerera ngasaba. Bahita bambaza ati none ko hano muri uru rugo twebwe uwo twari dufiteho uwo bavukana bamukoye 700 ibihumbi 700 ndani igiceri cy'ijana cyo gena ari mfite. Wari wibereho? Nari nibereyeho gutyo gusa, nda kintu ni wacu wabonaga mama nda kintu nawe afite. Ariko none kuko nari ndi mu mugambi w'Imana, Imana imbwira ngo ngiye kugukorera ubukwe, mbona no kubwira abantu b'abakobwa bangu bakungurikirana cyangwa babasore, dufite Imana ipanga ubukwe, gatanga ubukwe, dufite Imana ikiri kubaka ingona n'ubu. Noneho mbibasabye barambwira ni ibihumbi 700. Nanjye kuko Imana yari yaravuganye nanjye, mbwira se umukobwa ndavuga ni Imana ifite amafaranga. Ati rwose nzi neza umukobwa ayo mafaranga nzayabona. Nta kintu uri niringiye Imana. Arega kwiringira Yesu ndibigira uko bisa. Yesu afite gufata ibintu byari bitariho akabishiraho bikabaho. Bibaho muri ubwo buzima. Bigezaho ndataha mviwaho umukobwa, ngeze mu rugo nganiza mama. Mama ndamubwira ati ye mubyeyi, ati ngewe nabonye umukobwa, ati kandi namukunzi, ariko ikibazo mfite bari kuvuga ngo tuzamukwa 700. Mama arangiye turashigwiyo. Ntago biba. Ati hoya ndago bishoboka. Ati mu bantu bose mwavukanye nda numwe wigeze akora ubukwa asezeranye, nawe mujyane nijoro mujyane. Numva nciye indege mama, numva nciye indege uko ngewe niyumvagamo umuhamagaro wo gukorera Imana, kandi ngakorera Imana ndakintu na kimwe kinziritse. Wubatse urugo warasezeranye nta kintu na kimwe yego ndakintu na kimwe, kuko twebwe iwacu iyo uri umuririmbyi ukajyana umukobwa mu buryo butari bwo baraguhagarika ndi wongera kuririmba. Yego. Kandi ngewe uko mbona gucya ndi umucuranzi. Ncuranga gitari base, ngacuranga na seti, n'ingoma ngacuranga. Rero nakundaga n'ibintu byo gucuranga cyane. Nibyo byatumye ngira umuhamagaro kuvani nzasezerane, nzanakomeze mbumugabo batambagaritse, ndamuntu batambagaritse, nta muntu uzanya akavuyo. Yego rwose. Ibyo rero uwo muhamagaro nawo bisengera n'igihe kirekire cyane. Cyakora Imana iramfasha. Mama amaze kunja indege ndamubwira ati ariko mama, Imana ngorire ifite amafaranga nubwo wenda ifite, ariko Imana irayafite. Imana izabikora, we humura. Mama aravuga ati aha nzaba ndeba. Niko yana umunyarwanda? Ati nzaba ndeba. Nanjye none nashizemo imbaraga zo gusenga. Impamvu ibyo mbijemo warumbwiye ngo uwahamagawe ute, wabyisanze muti bibi. Aho hose nagiye mbabonera imbaraga z'Imana.
bikandera imbaraga zo kumva nakomeza bigusunikirayo. Noneho ndasenga mfashe umwanya wo gusenga, Imana ikomeza kumbwira ngo nzagukorera ubukwe, Imana ikomeza kumbwira ngo nzakubakira urugo. Noneho nzubiye inyuma gatoya, Imana rero yarambwiye ngo kubera ko nasengaga cyane njyewe, Imana irambwira ngo nzanaguhereza n'umukobwa uva mu rugo kwa mushumba, ko kwa mushumba cyangwa si kwa revera cyangwa si cyangwa kwa pasiteri, abantu barahita babyumva. Yego, wenda kwa pasiteri. Ibyo bimaze kubaho, mama amaze kumbwira gutyo ko nge nari mfite n'iryo sezerano, bigeze aho nakomeje gusenga, noneho ngenda nganiza bamwe twasenganye, mbabwira ko bambwiye wawo umukobwa, barambwira ni komera, tiwe komeza usenge, Imana izabikora, kandi igihe nugera cyo gusaba no gukwa uzatubwira, natwe turi kumwe nawe turagushigikiye, kandi kindi natwe ntitwakwemera kugutakaza nk'umucuranzi. Numva ibyo biranzunitse, Imana usenga izagukorera ubukwe. Numva ni ibintu bimfashije cyane. Ibyo rero byagiye bindera imbaraga zo gusenga kugeza na bugingo n'ubu. Rero kugira twihute, reka twihute. Byararangiye igihe cyo gusaba, ndagenda abandi, noneho ndumva nasaba, kuko ndumva noneho igihe nakubwiye, mbibwira papa w'umukobwa ko nakubwiye ko uyu mukobwa namukunze, none wanyemerera ukatujyana mu murenge no gusaba no gukwa bikaba. Ise w'umukobwa aramya, nakubwiye ko ari 700. Urabifite? Ndavuga ngo ndayafite, kandi icyo gedo nari mfite. Ati ndayafite. Ati nibyo te, none niba uyafite genda ubwira abo mu muryango wawe, abariho basaza babitubwire, ndakibazo. Nsubira mu rugo mbwira umuryango waje, ndababwira teriko wa mwana we ibintu biri murabizi. Ati none kumva baguciye 700 kandi ndayo, urumva biragenda bite? Ndababwira ngo Imana ifite amafaranga. Umunsi umwe rero ku rusengero ho nasengeraga, ko nari babwira abantu twabanaga, bumva uko bimeze, ariko nzenga cyane, nangunda gucuranga, nangunda ibyo gucuranga. None abantu bamwe bakangundira gucuranga, abandi nabo bakangundira uburyo nakunda gusenga. None hari harimo abantu mwe twasenganaga bangundira ibyo cyane, barambwira ni wowe ubuko ufite humura, tuzagufasha kandi ubukwe buzagenda neza. Nibyo koko niyuse vuba vuba, abantu mwe twasenganaga hari uwo nahoraga nawe akambwira ni ndagufasha muri uburyo, ndagufasha muri uburyo, ndagufasha muri uburyo. Zangwano ziba zirabonetse. Ibyo bihita bikomeza kugusunika, ibyo binzunikira mu bintu by'Imana cyane. Noneho ahantu nshaka kwitangira, umunsi ufata icyemezo kugira ngo twihute, tuzaza gutinda kuko n'amasaha ari kudusiga. Umunsi ufata icyemezo, umunsi rero mbita mfata icyemezo cyo gusenga cyane. Izo bakimara kwenyemerera ko baragiyeyo, batanga amafaranga, biremera ku murenge, barabyemera, batujyanayo. Bamaze kutujyanayo, none umunsi nyirize no kujya mu bukwe bwo kujya mu rusengero, aho niho rero uzingiye cyane. Aho naho byarabaye bibi bibazo. Nabwo ibyo kujya mu rusengero nta kintu nari mfite. Bigeze aho rero abantu twabanaga ku rusengero barambwira ni Imana wasenze iracyari kumwe nawe. Barambwira nitegura kujya mu rusengero, ndabitegura. Maze kubitegura barangije barahamagarana ku rusengero, haba inama, vani umwe yitanga imodoka, uwitanze sare, uwitanze ibyo kurya. Ibyo byose biba bisawa, mbese inama mubye n'abantu bose mikrofone neza gutya, bibajije uko bigenze birabayobera. None nanjye ariko muri cyo gihe najya gusenga Imana ikamwe ngo ngiye kugukorera ubukwe, ariko nzakugira umukozi wanjye. Ati icyo ngushaka nuko uzangorera kandi ujye wibuka. Reka abantu babyumve neza. Yego. Imana yakubwiye ati ngiye kugukoreshereza ubukwe. Yego. Ariko ingororano cyangwa se icyo uzanyitura wowe, uzaba umukozi wanjye. Yego. Imbereza n'urugo. Noneho nanjye Imana yambwira gutyo, ngavuga ati nanjye bati Imana nzagukorera ndani ikintu na kimwe kizigera kingura mu murimo wawe, kimwe kizatuma ndakora umurimo wawe nguko bikwiriye, nongorera ubukwe. Ibyo ndabyemera, byemera Imana, mbigira indahiro. Imana rero inengorera ubukwe nguko nanjye nayibisabye. Nanjye uyu munsi rero kugira ngo twihute, uyu munsi ndi mu murimo w'Imana, njingiye kuby'Imana yangore. Icyambere yambaye inkwano ndayo nari mfite. Icya kabiri ingoreshereza ubukwe, nagiye mu modoka nziza. Igihe papa wambyaye
ubukwe yabukoze akagenda n'amaguru, ngewe Imana wenda umuntu yahita avuga ati wenda papa wakubyaye igihe cyabona uko nk'uko byari bimeze, yego ariko wo mu gihe cyawe wenda bari hakenewe imodoka, yego ahubwo igitangaza kirimo mu gihe cyawe hari hakeneye imodoka udafite uburyo wayishyura iraboneka, yego dusubiye inyuma rero, papa wanjye nawe yakoze ubukwe ari mukuru turi bakuru, yari mukuru turi bakuru, ariko ubushobozi bwari ndabwo, hari igihe umuntu avuka ahantu se papa we yakoze ubukwe muri bakuru, yego hari igihe umuntu avuka ahantu naho usanga hari ukundi kuntu bimeze, ariko ngewe nareba ngasanga ari Yesu wadabaye bavandi nge ni Yesu wandabaye, kuko ibintu byose uburyo byabaye, mbese uburyo byazaga. Reka ngubwire ikintu gikomeye, ubundi abantu bafite amafaranga iyo barakora ubukwe bakoresha kato hakiri kare, kato uramugati, noneho ngewe bawuzanye tuvuye mu rusengero, kuko nari nabyibagiwe, kuko ntabwo ibyo nabyibukaga, kuko ndanubwo nari nzi ko bibaho, ubwo n'abantu bambwiye ese kato wayizanye, ndafata nibiki, ati byo ko ndabizi, ati n'umukati murakore mbese ndashaka kugira ngo ngubwire uyu munsi gukorera Imana hari ibintu Imana yagiye ingorera bitumye ngewe reka ngubwire ikindi, uyu munsi hari abantu bari muri ibi bintu bagakora umurimo, ugasanga umuntu arasenga ariko afite akabigendana n'ibyaha, dusigaye tubibona, umuntu agasenga ariko anarindaya, umuntu agasenga akaba ari umusambanyi, agasenga akaba ari umunywi w'inzoga, agasenga oya, hari abantu babigendana. Muri icyo gihe hari 7,000 byapfukanira Bayali. Dushingiye ku by'Imana yagiye dukorera, twebwe umurimo w'Imana turawukomeje, kandi Imana yangureye ibintu bikomeye. Rero warumbajije impamvu naringiye mu buhamya, warumbajije ngo ese uyu wowe umurimo w'Imana wabyisanzemo gute? Hari ibintu nibuka Imana yagiye ingorera, ibyo byose byandeye imbaraga. Ubukwe yangoreye, yandangiye ingwano kabiri, ubundi ngorera n'ubukwe, imbibyo itanga ibyo kurya, aho twari turi muri sale ituzanira imodoka, ibintu bigenda neza, nanjye mbona ko ari Imana ingoreye ibyo bintu byose. Mfata umwanzuro wo kwemera ko nayo nzayikorera paka kurinda mvuki. Hanyuma rero kugira ngo tuzaza kurambira abantu, yego murakoze cyane. Ikigenderewe cyane nuko mpimbaraga n'Imana, ndetse n'abantu bumvaga bafite ibibazo nkabahishura nkababwira ati nyabuneka nubwo mama muvuga gutyo haracyari abakozi b'Imana cyane rwose, cyonyine kiba kigenderewe. Nubwo abantu bari aho ngaho bavuga ati babuze icyizere, abakozi b'Imana bagiye babahemukira, ariko haracyari 7,000 tarapfukamira Bayali. N'uyu munsi ndi kumwe muri abo ngabo batari bapfukamira Bayali, haracyari abakozi b'Imana cyane rwose, ikintu kiba kigenderewe. Yego Jado Karame, umunsi wa mbere uhanura, gerageza utubwire iyo shusho, umunsi wa mbere uhanura. Reka ngubwire urakoze cyane, ahubwo uranyibukije urakoze cyane. Umunsi wa mbere uhanura ikintu cyanjimishije umunsi wa mbere, nanejejwe n'uburyo banzaniye umuntu wari wasaze gutya. Ni ibintu ngubwira kugira ngo wenda ubyemere, ubone ko ari byo. Uwo musore atuye hano mu Rugerero ku isoko rya Rugerero, bamunzaniye yasaze, bamuziritse amaguru n'amaboko, bamuzana kurishika mikrofone neza kugira ngo abantu baze. Yego, bamuzana kuri moto, bamuziritse amaguru n'amaboko, baramuzana bamugejeje aho narindi twari turi gusenga. Ndangije ndababwira ngo mumuhambure ayo maboko n'ayo maguru muyahambure. Ati noya, ntabwo tumuhambuye ntabwo wamushobora, ati ubwo musengera aziritse. Ndavani oya, mumuhambure, nzi neza ko kuba yageze aha nda muntu wageze hano wongera gusubiraho gutyo. Kandi kindi ndababwira ngo nda muntu wageze kuri Yesu areka ko akomeza kugenda gutyo. Umuntu wese wageze kuri Yesu, Yesu aramubohora. Uyu muntu yageze kuri Yesu, baramuhambura aratuza. Barangije abantu babani, ni ibiki ukoresheje? Ndabani ndakindi nuko yageze kuri Yesu. Turamusengera, tumaze kumusengera, cyakora yahise asinzira. Tumaze kumusengera yasinze nk'iminota nka 30, yigeze igihe akanguka areba ku ruhande yibaza si nibiki ngiye bimbayeho. Iwe yibaza, turabwira ni wari warwaye, ati wari warwaye, ntabwo wari umeze neza, wari warwaye ibintu byari byagufasha ukuntu, bari wanaze hano bakuziritse. Uyu munsi rero Yesu yaguhambuye. Uyu munsi ubu nawe amaze imisha asinze n'urugo, bisi ubu ni sawa. Yombuye hashize nk'imyaka 2. Hashize imyaka 2. Bivuze ngo umaze nk'imyaka 2 uri umuhanuzi? Oya, natangiye 2019.
muri corona. nakubajije umunsi wa mbere uhanura uri umuhanuzi. Yego mbo impamvu ise mvuga icyo cyane, ibyo bintu byarane biba mu mutima wanjye n'ubu iyo mbuye nawe numva nezerewe cyane, kuko nawe iyo mbuye nawe aravuga ati wakoze ikintu gikomeye, ntabwo ari njyewe ahubwo ni Yesu wabikoze. Ariko igihe nahereye ibi bintu byinjiramo neza 2019 muri corona niho nakije umuriro cyane, ndawatsa rwose ibintu bibasaba cyane, turacyari kumwe n'Imana. Yego. Hanyuma rero uru rugendo ruravuna, ruravunye rwose. uru rugendo rubamo imijugujugu, imisumari ukandagira, ndetse udasize naho ugiye kwegamira ugasanga hariya bigukurayo, waba ugiye kujya hano ugasanga ari bigutsikamira bikujyana inyuma. Bivuze ngo rubamo amahwa menshi, urugendo rwo kuba umuhanuzi, ku mukozi w'Imana. Abenshi uzi ko abakozi b'Imana nta mafaranga bagira, niko tubizi. Abenshi abakozi b'Imana basengera abantu babatesha agaciro, iyo bahanuye hari igihe bamwe batabyumva. Byakubayeho muri uru rugendo? Mbo ntago ibyo byabura, kubera ko uko byagenda kose hari ijambo rikunda kuboneka ku buzima bwacu twese. Nibyo na Yesu ubwe ari gusenga cyangwa atangira urugendo rwe, harimo abantu bamwemeye ariko harimo n'abataramwemeye, ariko igice kinini ni icy'abamwemeye. Ibyo rero iyo duhuye nabyo twumva ndacyo bitubwiye, kuko na Yesu watubanjirije byamubayeho, ahubwo ingibyo bitambutse kuri twebwe dutera imbaraga zo gusenga cyane. Ikintu kiba cyarakubayeho ukavuga ati iki kintu ntabwo gisanzwe cyambayeho, kandi na n'ubu iyo nongeye kugitekerezaho si Yesu imbaraga ngakomera, ariko ntabwo cyagisanzwe. Aricyo wibuka? Mbo urugero wenda ngicyo nibuka, umunsi umwe nigeze nzengera umwana, abamuzanye mu rugo maze kumusengera yarwaye. Umwana arangije maze kumusengera nshiramo imbaraga, umwana rwose byari bitoroshe, byari bikomeye. Umwana bigezaho ibintu byari byamufashe biba biramurekuye. Bimaze kumurekura, noneho haciyemo iminsi 3 mburana nyina w'uwo mwana. Abarambwiye ni ati wa mwana wanjye yarakize. Ngiriko iyo nitegereje ngo mbona imbaraga zahise zimukiza, atari iz'Imana. Ati si kubera iki? Ati mbona ushobora kufite izindi mbaraga wakoresheje. Ati kuko nari naramujyanye ahantu hose mu baganga nayo hose byari byananiranye, ariko ngo mbwiza ukuri ni imbaraga z'Imana cyangwa ni imbaraga z'Imana zakuye uriya mwana wawe harahandu yarari uwongera kumusubirana ari muzima. Iyo mbitekereje ibyo rero ngicyo gikwa nahuye nacyo, ariko byageze aho uwo mudamu yatahanye ukundi kundarebye ukunda umwana we Sakira. Ariko ubu iyo mbuye nawe arambwira ni nshingiye ko umwana wanjye yakize. Aho yarari harakuntu nari nabitwaye, ariko nshingiye ko ibyo twaganiriye nibyo koko ni Imana yagukoresheje, ariko iyo Mana uzayigumeho tuzayiveho. Murakoze cyane. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, ariko nanone sinagira ntakubajije kino kintu. Yego. Nike kintu kigushimisha ko Imana yakugize umukozi wayo, uri umwana w'Imana, ariko nanone ikakugira umuhanuzi, uhanurira abandi, ugasengera abandi bagakira ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa indwara zigiye zitandukanye. Nike kintu ushimira Imana? Ikintu nshimira Imana, murakoze cyane kandi ndanabashimiye cyane. Ikintu kinezeza kuruta ibindi byose, iyo mbonye mama cyangwa se papa n'abandi bose, hari abantu benshi cyane twagiye tumenyana nabo kubera gusenga cyangwa se kubera kuba umuhanuzi w'Imana no kuba umwana w'Imana. Nguyu mwanya nawe ubwawe ntisi wari kuzamenya. Ubwo ikigushimisha cyane kuruta ibindi byose nuko wagiye uhura n'abantu bagiye batandukanye. Ikindi cya kabiri, hakaba hari nabo nsengera bakaza bambwira ni bya bindi wadusengeye Imana yabikoze. Ese ubwo iyo usengeye umuntu ukabona arasubijwe, ibyo yasengeraga birakemutse, icyo cyonyine kiba kigushimisha? Numva nezerewe cyane, kuko impamvu nezererwa nawe yumva ko hari Imana iturimo, kuruta uko yagenda avane mwara dusenge ariko ntabwo twasubijwe. Iyo avuze ngo yarashubijwe rero numva muri nge nezerewe cyane. Niyo mpamvu n'undi wese ungurikiye hari ikintu Imana yiteguye gukora ku buzima bwe. Iyo wirebye wowe ko Imana yagutanyije mu bantu benshi batuye isi, ikaguturanya muri bamwe yatoranyije ngo baba bahanuzi, wibona ute, wifata ute, ubona ugaragara ute, ubona urusha iki abandi? Yego, murakoze cyane.
hari ijambo uyu munsi ndi kugenderamo naryo rivuga ngo dukore ibyo abandi bananiwe gukora. Ibyo abandi bananiwe gukora ni ibihe rero? Ibintu byo gusenga kwacu kuko turi abahanuzi tugenda dukora umurimo, ariko reka ngubwire ikintu kimbabaza ku ruhande rwanjye. Mbabazwa no kuba twabonaga umuntu ari umuhanuzi, tukabona umuntu yari umupasiteri, yari umushumba ukomeye cyane, ariko twajya kumva tukumva ngo yatambikiye umurongo. Uko yasengaga wajya kumva urugero kumva yatunze umugore w'ibunaka, cyangwa se kumva yabivuyemo. Hari n'undi bambwiye mu kanya ngo yari umukozi w'Imana, ariko ngaratwita inda idafite meze nditari mu rugo rw'umugabo kabivuge gutyo. Ibyo birambabaza cyane bikanjyana kure. N'uyu munsi nari maze iminsi 2 ndi gusenga, ndi gusengera abo bantu vuga ngo Mana wongere ucana umuriro ku bantu bari gukora umurimo wawe, bawukore ariko bahagaze mu nzira zigana Isiyoni, kuko hari ijambo ritubwira ngo hahirwa uhagaze mu nzira zigana Isiyoni. None akabiri ndi ijambo ritubwira ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Yego, ufite ubugingo. Bivuze ngo rero turi abahanuzi, turi abantu b'Imana, ariko turi gusenga tuzi neza ko turi muri isi uyu mwanya twayivamo. Bivuze iki rero? Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Iyo munsi y'umurimo turimo uko byagenda kose, hari ijambo ryambwiye ngo ngiye kuza guhemba ngo kandi no guhana, ngo ariko ngo hari ingororano nzanye ngo ngorore buri wese bihwanye n'ibyagize gute yakoze. Rero ndifuriza abantu bose kuba nabasabira gukora uyu murimo w'Imana, ariko bagakora n'iby'Imana ishaka, bakirinda ibyaha mbese. Yego. Hanyuma rero nguko nabikubwiye, tugeze mu kanya keza k'ijambo ry'Imana, ariko nawe urebye ikwisaha imeze ni kwa kundi ko tuba twubaha ijambo ry'Imana, kandi na ngombwa birakenewe cyane. Hano niyo nta gaciro twihaye. Murakoze. Turakoresha iminota nk'ibiri cyane rwose. Iminota 2 rwose numvira bihagije. Ku bantu badukurikiye, ku bantu bizera, twaganiye byinshi. Cyo kora icyo nabasezeranya cyo uvuga Imana neza, kundi munsi tuzagutumira tuvuge ijambo ry'Imana birambuye. Murakoze cyane. Yego, tugeze muri uyu mwanya wo kumva ijambo. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 14. Kubera ko turi kwihuta ntabwo dusoma umutwe w'amagambo, ahubwo kadusome twumva icyo Imana ivuganye natwe. Noneho turasoma umurongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Haratubwiye ngo igitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 13 na 14 na 15. Haratubwiye ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubagwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye undakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Rero iri jambo cyane aho numva ko abantu bakumva ko Imana ivuganye nabo ni muri iri jambo, muri uyu murongo uyu murongo wa 14 hatubwiye ngo Uwiteka ari bubagwanirire namwe mwicecekere. Iri jambo rero Imana yaribwiye uwitwa Mose igihe Mose yakuraga Abisirayeli muri Egiputa. Bari bageze ahantu hakomeye, bageze ahantu hari inyanja, barebaga imbere bakabura inzira, bareba n'inyuma bakaba no gusubira inyuma bitagishoboka. Uyu mwanya rero hari umuntu umaze iminsi urugero afite uburwayi, ariko yarivuje, wareba ukabona byaranze. Hari umuntu ufite business, nawe yareba akabona business yaranze. Hari umuntu ufite urugo akabona narwo rwaranze. Hari umuntu ufite ari umukobwa gushaka ubona uhora upanga ubukwe bugapfa, wahura n'umusheri wawe ejo muvugana mu minota 2 ubukwe bukaba burapfuye. Aba ni Imana iri kuvugana nabo, waba uri umukobwa, waba uri umugabo, waba uri umusore. Rero Imana ivuganiye namwe muri iri jambo. Iri jambo Imana yaribwiye uwitwa Mose. Mose abwira Abisirayeli, arababwira ngo Uwiteka ari bubagwanirire namwe mwicecekere. Ndagira ngo ubwire nawe ungurikiye uko Imana yavuganye na Mose muri iri jambo, nawe Imana ivuganye nawe ngo ikibazo cyawe, ibyo ubona bisa n'ibikunaniye, ibyo washaka inzira ukayibura, Imana nawe ikugwanirire mu bugwayi bwawe bukire, ikugwanirire muri business zawe zigende neza, ikugwanirire aho wabonaga ubuzima ndakigenda, ikugwanirire ubuzima bugende neza. Imana ikugwanirire mu byifuzo byawe byose. Imana ivuganye n'umuntu wese uwungurikiranye cyangwa
cyangwa wumvishe iki kiganiro Imana ivuganye nawe ko Imana imugwaniriye. Rero mwakeneza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Nanjye ndishimye gusa nishimiye uburyo twaganiriye mu by'ukuri natangiye mvuga ngo sinakumva ariko nakumvise uvuga Imana neza pe no ku bantu badukurikiye nize ko bagukunze. Hanyuma tugeze mu kanya keza abantu bagenda bakunda nkuko nabikubwiye kare hano ni kuri Wambonye. Iyo babonye umukozi w'Imana baba bagomba kumwakira kandi bakanamusuhuza bagasengana nawe. Nakazi Imana yaguhaye nta muntu wakaguhaye, ugomba kugakora wishimye unezerewe ko gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Uraduha nimero yawe unaduseze n'isengesho. Yego, nimero yanjye ni 078 60 32 52. Ndasubiramo 078 60 32 52. Reka noneho dusenge. Reka dusenge kandi turabashimiye umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro. Hari ikintu Imana yiteguye gukora ku buzima bwe. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu turagushimye kubw'umuteguro wawe mwiza, turagushimye kuba nyine natwe muri iki kiganiro. Uhabye icyubahiro. Nzengeye Mana mu izina ryawe Yesu, Mana data umuntu wese uzumva, Mana data agakurikirana iki kiganiro uzamugirire neza, umugisha wawe uzabane nawe. Ushimwe etaya mandu ya sire grere tokeri asika. Ndabona hari umuntu warungurikiranye wari ufite ikibazo cy'amaso ariko ndabona hari ukunde Imana ibigenje ayo maso ngo yakire. Ushimwe uhabye icyubahiro. Ikindi mbonye hari abantu bari bamaze iminsi bafite ikibazo cyo kurwara mu nda ariko ndabona marayika w'Imana akoze mu nda zabo. Imana hari abandirinze ibintu byo kujya ku maseta bakabarwa kandi bakagwa ku maseta. Kubw'iki kiganiro bakurikiranye rero ndabona Imana iyongeye kugira ikikora mu nda zabo ubugwayi ngo bukire. Urakoze, turagushimye kuri mu ruhande rwacu. Kandi hari abantu bari bafite ibyifuzo umaze kungurikirana nawe Imana irakugwaniriye mu izina rya Yesu. Ibyawe birakemutse kuko iri jambo Imana yaribwiye uwitwa Mose, nawe Imana irakugwaniriye ko yagwaniriye Abisirayeli. Niko Imana igwaniriye umuntu wese unyumvishe ibintu byawe wabonaga bidafite ishusho, Imana ibaye ishusho mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Hari umuntu warugwaye umugongo nawe wakire gukira kuko Imana igukijije. Ushi etaya mando ya sire claire. Ndabona hari abantu bari bamaze iminsi baratakaje akazi ariko kubw'uyu mwanya Imana ibagarura akazi kabo. Enitaya mando ya sire claire tokera sika. Kandi hari abantu Imana yubakiye ingo. Ndabona hari abakobwa Imana ikoreye amakwe. Ndabona hari abasore Imana yubakiye ingo kandi zikomeye. Enitaya mando ya sire claire tokera sika. Ndabona hari umuntu enitaya mando ya sire claire tokera wari umaze iminsi urukurira. Imana iguhanaguye ayo marira. Iravuze ngo ibyari bikuyobeye Imana hari ukundi bigenje. Irambwiye ngo akira guhanagurwa ayo marira. Irambwiye ngo ibyifuzo byawe byari biri kukuriza Imana hari ikindi bikoze. Uwo mutwaro wari wikoreye Imana irawikoreye. Imana ikwikorereye umutwaro wari ukuvunye. Akira kwangwirwa mu mutima wawe kuko Imana hari cyongeye gukora ku kibazo cyawe. Ushimwe etaya mando ya sire claire. Wowe warugwaye ikibazo cy'umutima Imana iragukijije. Wari ufite ikibazo cy'imbyiko akira gukira kuko Imana igukijije. Etaya mando ya sire claire tokera sika. Wowe warebaga epfo no haruguru ukabona etaya mando ya sire claire ibyo wari ufite maze kugushiraho. Imana yongeye kugarura umugisha wawe. Ibyawe byari bisa n'ibyatwawe. Imana igaruye ibintu byari etaya mando by'umugisha wawe byari byaratwawe. Imana igaruye umugisha mu biganza byawe. Kandi kuko etaya mando ya sire claire tokera sika, ndabona hari abantu Imana yongeye etaya mando ya sire gusubiza ubuzima. Ibintu mwari musa naho mubona ko ubuzima burangiye ariko Imana igaruye ubuzima bwanyu. Imana irabarengeye. Kandi umuntu wese etaya mando ya sire claire ukurikiranye iki kiganiro, ukurikiranye etaya mando ya sire claire, ukurikiranye uyu mwanya, hari ikindi Imana ikuremeye. Kandi Imana yongeye kugirira abantu neza bakurikiranye etaya mando ya sire claire tokera sika. Abantu bakurikiranye irivuga butumwa, abantu bose bagira umwete wo gukurikirana etaya mando ya sire iyicano, Imana ibahaye umugisha mu izina rya Yesu. Pere wa enitaya mando ya sire claire tokera sika. Marayika w'Imana akoze ibintu by'imbaraga. Enitaya mando ya sire claire tokera sika kuri yicano abantu bose bazajya bayikurikirana. Imana yongeye kubaho umugisha.
umugisha kuko uyu mwanya yongeye kuvugana nawe ngurikiranye ngo wongere wakira ubuzima kandi amahoro wari udafite mu mutima Imana iguhaye amahoro. Hari abandi Imana igiye kura mu bitaro bitandukanye, hari abandi Imana ikijije indwara zikomeye, hari abandi Imana yubakiye ubuzima, hari abandi Imana yongeye gukura etaya mando yasire ibintu by'indwara z'amayoberane mu mubiri yanyu. Imana izo ndwara iravuze ngo mwakire gukira kandi mwakire ubutabazi. Shalom shalom, umugisha w'Imana ubane n'umuntu wese ngurikiranye. Amena. Murakoze ndabashimiye. Amen. Turagushimiye cyane nawe muntu wadukurikiye ukaba utarakora subscribe hano, kora subscribe. Niba ufite inshuti zawe ukunda za wifuriza ibyiza wabashanga ikiganiro, ariko nanone niba ubona hari icyo twahindura watwandika muri comment. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde.